koko ibyo byashoboka? Aya matage yanshegeshe ancura bufuni na buhoro, igice umunsi nkazogubwa, kuva mu bwana ntesekara, nabona bwije nkasubirwa, ubwo umukanda nkakomeza, ubwuzu n'iminsi ntabihari, none ngo ntuze buri buke. Urumva ibyo byashoboka? Umucyo numvaga bavuga nkajya nkushaka mu bitabo, kuko ikirere nabonaga aho nagendaga imihana ndi guceremba uwo mudari, cyabaga iteka kibuditse, igicu kijimye nk'ijoro, none ngo ntuse buri buke. Urumva ibyo byashoboka? Niba ibyo ngiye byuje ukuri, reka mbisangize abakuru, bamwe bagwije uwo mutima, ujye utabara b'imbabare, mugani wawe ndeke ihinyu, wabona nanjye ngarukiwe. Gusa ndacyumva biri kure. Ibi ntibyitwe kuzimura, kuko iyo ufite uwuhishaho ntuhisha mu nda uratobora, kitega iteka ry'umugisha, byanarimbuka ugira agatsinda iyo bigabwe. Ibaze nanjye bishobotse. Sinshima yanjye ndava imuzi, guhera umunsi ninazwa, imera ryanjye riba ingume, biranagorana ndakura, guteta muzi ibi by'abato ntabyo nigeze kubona, icyo kora icyo nzi nakuranye ni ubugingo bukakaye. Nyuma gatoya nkiribona, iyo nahetswemo yimenye, gusa sindaje nsabiriza nk'uko basanzwe babivuga. Aha sindegwe gushuka ngo ndi kubeshya mu byo mvuga, kandi buruzi ibyo ndimo ubu bijya guhuza imisusire. Erega nanjye abatari jye ndi kumwe intwari zihinyuka kubwo kubumbatira izima. Mama ntiyigera arekera, ahubwo umurega arawukaza, akajya yirirwa imisiri, ubwo na data bikaba uko, nawe iyo hirya acukirije ngo icyo kibondo kijye juru. Ikincengura kurusha ntibasesenguye ubuzima, ngo inkoko ishonda ibyo ishoboye, si uko uruhuka biva inyuma uboshye intsinzi mu irushanwa. Nageze ku isi nduburiza, bitanatinze n'ubuheture buza vuba, bageza ku isi basubyamo, umusaruro ungana uburo, ikaba impamvu y'ibivuga. Kuboneza urubyaro byubahwe. Iby'amashuri byo ndahoze, kuko masimbukiye buno, uyu mutaga wahaduta, ariko kandi murakuze, iryo mutoye ni naryo ryo. Kubona kenda ari umunyana, agakaramu n'agakaye, ari ukubya kugasarara, ariko kandi atari nkana, uroye ntaho baduhisha. Nkura ntakunda ubu buzima, nkahora ndakariye iyi si, ntanayikuraho igisate, ngo numve wenda nyibabaje kubera ukuntu impemukira. Sindashyikira inzira nzima, nanyura nemye nkamanuka, muri iyi mpanga mpagitsemo, impundu nanjye ngo zivuge. Ariko impinga mpagazemo ndi kumva impumuriza kubinga, impumu nuje nizishire, sinaba ngowe kurusha uko u Rwanda rwahoze rumeze, maze ingenzi kuzirusha, ikazi ka ruzanzamura, kubw'ibyo rero ngo nkomere, si njyewe wananirana. Ibaze nanjye bishobotse. Ariko disi mumbarire, murumva ibyo byashoboka? Tuze mu mutima uterwa intimba n'ubuzima, mbona bwototera kuzima. Nkahirwa nanjye bigacamo, nka mwana afunze mu makuru, na Sadirine ntamusize, Dr Nsabi komediye, Rocky Kimomo wa filime, Papa Sava wa sinema, n'itaha iwacu mu muziki. Murumva ibyo byashoboka? Ese izi njamba mumbonamo zimbuza ijambo nkajunjama, uwo nsuhuje akavugajwe akeka ko ndumusabiriza, koko ibyo nabicira ihumye, inyindi nanjye nkazitsapa. Reka ibyo wenda tubireke, ese wari uzi gufasha we yashyira hehe umutondero? Sindi umukobwa usirimutse ngo nseke wenda bigaburi, abo duhwanyije ikigero babona ntaho duhuriye, imvugo zabo ziranjija nkaruca rwose nkarumira. Nyumvira nk'ubu ngo stati yawe irashumika, ntari kureta ubwo ihageze, iyo simati irabakoma, ntese iyo ni inzira igana, nkahita numva barasetse, ntese ubu wenda sinjye wahubwo, nkahita nanduruka, gusa natanze urwantorero, koko ibyo byaciye ubusamo, nkabumva nanjye zikagurwa. Mbona bitapfa gushoboka. Yego ngo inkono ihira igihe, ariko nibura wenyegeje, ubu si yanjye izashya gihe ki, nta n'umwuka nifitiye wo kwatsa mu ziko byihuse. Kuko uba icyizere nk'intebe, amasinde yanjye azatabirwa. Serumaga we,
ko mbona ubumba zikagurwa nta kanunu wanoshera kuko wagenje bigacamo inshuro uciye igashibuka none idembuka buriyo. Ese ubundi ukuntu uba ubibona ubona jye byashoboka? Inzira zose zarasibye, ubunyobotsi y'ubusizi ubuse abo ntavumba nubwo mbatsinda banyicisha imbeho mu menyo bakanyugamisha mu muduha, igihe nyacyo kizasohora inzuzi kwera zibikore, maze abo bose bankamira mu gisa ukuntu buri gihe uweshya amazi yarabuze, babone yuko Nyagasani asubiza isaha igeze. N'ubu ndacyabigarukaho gusa ndacyumva biri kure. Ariko rero hagati aho mureke mbibarize gato. Ko ndi kuruza aho mpagaze nkabona byonyine uko hasa hari nk'impanga y'ikimane y'uwo muhungu uri kubica uwo Kirisizi nyine ahora yurira agasaza. Abo ntiwabona nkize di. Nyamara ubanza byashoboka. Gusa sindabishyitsi hamwe ngo nzinga utwanjye ngana itara, ariko itorero mbarizwamo mushatse mwazana amavuta maze itabaza rikarasa, impundu urwunge zikavuga, ariko munamfatiye iry'iburyo abagabo mundasanira, ubwo ntibyaba bishobotse. Ariko ubundi ndabaza iki vuba aha nanjye ko nsakirwa? Ubu se Cleophas urya barore ko yatunze agatunganirwa, nuko ari pasiteri se ureba Uwiteka icyoroshye nkaba nzira kureba imirari kandi atarobanura ku butoni? Oya, nanjye bizacamo, abana banjye bazangoboka mpfa kuba ineza ibahoraho, gakura azazikabya nka Dogiteri Thomas, naho gato atera ishoti nka Lionel. N'iki kibanza nubakamo hari ibironda ndabibona, ubundi Imana se dupfa iki? Nanjye bizacamo. Niba wumva bishoboka huza ibiganza tubihamye mu mashyi menshi nta gishyika, mw'iryo jwi ryiza ry'ikinege umvugira uti byashoboka. Amashyi menshi cyane koko, maze kubona ko byashoboka. Maze turimo turagera ku musozo w'ibi bintu, ubundi jye ku bwanjye mba numva bitakarangiye. Mureke nyuremo muri make kuko turi busoreze kuri Naziziki, niyo iri udagurutse mu byimbo. Munyemerere ntiharimo iminota irenze 8, genda akoresha 2 nawe akoresha 4, tuze gusezerana muri 2. Ngira ngo murabibona ko ibi bintu bigira ababikunda, bibonye gishyigikira, bibonye amaboko ntago ari ubutunzi, amaboko ni umwanya. Mugiye muboneka ibintu nk'ibi ngibi byahoraho, mugiye mubisaba ibintu nk'ibi ngibi byahoraho. Ababyifuza gutyo mbarahiye ko nimubisaba muri benshi nzatamba icyo mfite kugira ngo bino bintu bibe, kuko mbikunda kubarusha. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ndashimira by'umwihariko wowe ku giti cyawe, ntago ari wowe kuko ari we ntunze urutoki, wowe uri aha ngaha. Hano nabonye abagabo benshi bagize impinduka, bagize ikintu bamara ku buzima bwanjye. Sinamuvuga ariko impamvu ntamuvuga ndayizi. Ndashimira Nyirima Africa, ni umuryango ufasha impano, by'umwihariko impano nyinshi zivuye ku Nyundo zisohoka zitabona aho zitamba, ariko yahisemo kubaka ikintu gishobora kugaburira abo bantu. Jewe rwose iriya initiative igize abantu benshi nkawe, ntekereze ko twarushaho kugenda tubona izindi mpano, kimwe nuko tubonye ushyigikira ubusizi nawe byakwaguka. Ndamushimira cyane ari aha ngaha, ntago akunda kamera, ntakunda umuntu umuvuga, sinanakuvuze, ariko mu izina rye dushimire Ma Africa. Ndashimira kandi buri muntu uri aha ngaha, by'umwihariko itangazamakuru. Nta na rimwe nigeze mpamagara igihe ntikinyitabe, nta na rimwe igihe kigeze kinyishyuza igihe cyacyo, nta na rimwe nigeze mpamagara Inyarwanda ntizinyitabe, nta na rimwe nigeze mpamagara The New Times, RTV, ubwo ni RBA muri rusange, TV10, kugera ku mbuga na za Nyirakabugabuga, kuri babandi twirwa dukonganira ku manihura, mama nihura y'urugamba. Abo bose ndabashimiye pe, ndabashimiye mbikuye ku mutima. Ndashimira Papi wadufashije iyi setting, aya majwi mwumva asohoka neza, iyi saundi, uru rumuri, byose ni Papi ndetse na Isano.
mwakoze cyane. Ndashimira RAI, Rwanda Art Initiative, igitekerezo cyiza cyane cyaje gushyigikira urubyiruko. Nituramuka tubonye content bazadushyigikira. Maze kandi hari abahagaze nibwo babimbwiye, bari abana bagira aho bahurira, kandi iyo ngiye kubahuriza hari icyo binsaba. Bamwe hari ubwo bisaba yuko ubafasha kugira ngo bave hano bagere hariya, hari ab'inyota yicira muri iyo nzu muganiramo bitewe na byinshi bavuze. Ngira ngo mwabonye ko bitoroshye, ibintu bavuze byose hano babitoye mu gihorihori. Sinzi niba ari benshi bashobora kuza hano bakavuga amasaha 3 budahagarara byose biri ku mutwe. Ntago babwirirwa gusa, ntago banywa amazi ngo birirwe icyo gusa, baranarya, bagira ibindi bakenera mu buzima n'igihe barora nka mukuru wabo. Kandi sindageraho ntago ndageraho kubijishura, ntibarabi bihambe ku buryo wabwira umwana ngo aheke undi. Rero abansabye kugira icyo bakora, dore y'ubusamo ni iyi ngiyi igera kuri bo byoroshye. Dusoza rero munyemerere mpamagare nyiri Naziziki. Ikindi cya nyuma ndi bucukirizeho ndagikomeza tuvuye kuri Naziziki. Icyo mbasaba, impamvu twasoreje kuri iki gisigo muraza kuyumva mwese muyitahane. Naziziki. Muriho kandi muraho. Nitwa Uwababyeyi Viviane. Za nkumi ba basore mwabonye ndetse namwe munzi cyane, iyo mumpamagaye mutyo nitaba nti kuba imfura birambera. Namwe murabona ko mberewe no kuba imfura. Ubundi sinabyirutse nsaba amashyi, abanyishimiye bagira uburyo babingaragariza, ubwo namwe niba munyishimiye mugira uko mubingaragariza. Nishimiye gukomeza gutarana namwe ngo mbature igisigo nise Naziziki. Naziziki, kuki wanzinutse utanzi, ukanzitira ngo ntaza, ukanga ko mbona izuba, ukanzimya ntazigereze. Ko wabikoze ku bushake, ko nta mpanuka yabaye, ko wemeye kunsama, wangiye iki kumbyara. Warihogoza mu bari, utemba itota impande zose, iyo ndeka nkaza ku isi, simba ngusekera, ngusetse. Kuki wishutse ugakabya, ngo uzata isura nunyusa, ubura umugati nunkuza, nkaho ndisi harusahuza. Kuki wanze ko tumenyana, ni kuki wanze ko tubonana, kuki wanze ko dusangira, waransamye ntabigusabye. Iyo uza kundeka nkabaho, mba naravuyemo agasore, gasa na se mu misaya, gaseka neza nka sekuru. Nari kugukunda kakahava, nkanakomora ibikomere, wakomerekeye mu kabari, ukaba umubyeyi kuko mfite. Nari kukwambika amabaze, ukajya uyasimbuza amawagisi, ugasuka cyangwa ugasokoza nk'abishemushananitse. Nari kuzubaka igorofa, tukajya twifotorezamo, ngamije kukumara ishavu, watewe n'abagushavuje. None dore wigize agakumi, ngo udafite umwana bari isugi, ngo uri agakobwa k'akayobe. Wayobye kera unyiyaka, wishuka kuzabona umukiro, bwahebwo kajya. Uwakubenguka utamfite, yanagukunda azi ko mpari, wiyangirije umutima, nzi kudahwema kukugaya. Nubwo byakozwe bucece, byagucengeye mu mutwe, ca bugufi wicuze n'impamo, dore wancuje ubuzima uranzimye. Wanzingiye mu gasume, uhirikira mu isimu, ngo ntazabaho ugasekwa, ngo ahurize amakumi. Ihane warahemutse n'impamo, n'aka gakobwa nkurikira, ubwiherero wakanazemo, bwakambuye ubuzima. Nkihagera karamenye, kantumye ngo nguramutse, ngo rirya jwi wumva mu museke, kaba kaje ngo museke. Harya ubu nibwo utasebye, kuba waranze kuba mama, nibwo wabaye umutarutwa, ngo ubu n'amabere arahagaze. Bwahebwo kajya ndebera uko umeze, ubuze izina mu bazima, ubuze gutuza no gutunga, ntuhetse ntunahembutse.
akira uyu mugayo ngo uturanyire ishavu, uzawukira nukizwa kandi ubyemeye byakunda. Mama, uzi uramutse wisubiyeho mbabona wavamo umugore ugororokeye umugabo cyane uberewe n'urugore. Mbona wanamenya gukora ibyagiriye akamaro uretse gukiranirwa, wakira ukaba umuntu w'umumaro. Kuva uyu munsi uba amahoro, nguhaye imbabazi utansabye, ni ukuri kuva uyu munsi uhina akarenge wigire, niyo nama nkugeneye. Bakobwa beza bari mukwiye, wowe utarakora amahano yo kwihekura utaraheka, komeza utwaze uzatwenga. Nawe wagize ingorane ugasama utunguwe, humura ntuciwe, warasitaye ntiwasinziriye, umenye gusoma ibisomo byagusigiye. Wisandaza urwo rusoro kubera ubwoba bw'ubuzima, utazi n'icyo azaba ageze ino. Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Namwe basore musamara nimusigeho, burya uyitera n'uyiterwa bose ni kimwe. Utanze inama ngo baforomoze uwari kuzavamo umuforomo, ntunakabonye kambaye iniforume, ubwo wumva uzakira iryo pfunwe. Mbashimiye ingamba nzima mufashe ziyongera kuzo musanganywe. Kugira ubupfura ntibivuna, kwihangana bibihame, kwikosora sikosa, imbere ni heza ndahabona. Ndasaba ibyanzu byose bize hano imbere. Mu gihe barimo baraza, ndasaba dushimire uyu muvandimwe, umuhungu wa Mushabizi. Nta na rimwe twigeze tumwitabaza ntadutabare. Mbere ya byose rero, mu gihe barimo barigira hano, ndasaba umuvandimwe Raoul Rugamba nabaze hano. Ndabizi wari bumva no muheto mbikubwira mbere yuko uza, ngwino nkubwire. Muri bubone African Colors ni umuterankunga w'ibi bintu, kuko n'umwe mu badufashije kugira ngo tubone aha ngaha. Turamuha umwanya mutoya ariko turagutuma udushimira abantu baduhaye aha ngaha, unabadusabire ko nibidubakundira bazatwemera kuhagaruka. Ntago rwose ndi bukiguhe, ntago ndi buguhe mikoro, impamvu ndazizi wanyaga. Ariko ndagushimiye mu izina ry'abantu bose bari aha ngaha, ndagushimiye mu izina ry'umutima mwagize guhuriza hamwe kugira ngo ikintu nk'iki kigaragare. Nizere yuko ntari busekwe, naserutse uko ndeshye. Mwakoze cyane. Ndashimira bano bana cyane cyane cyane. Tumaze amezi arenga 3 ibi bintu mubona hano tubikoze guturuka mu kwa gatandatu. Duhura mu cyumweru tukarema umunsi, tukaganira, tukajya inama. Ariko igikuru ntari busoze ntavuze. Ndashimira programme ya Art Rwanda ubuhanzi, kimwe na programme rw'intore irema bino bintu. Nabonye hari abaje bayihagarariye. Impamvu mbavuze nuko bagize uruhare rukomeye kugira ngo mbashe kumenya bano bantu. Umwana wese uri muri abangaba nuwatsinze muri Art Rwanda ubuhanzi muri iyi cohort iheruka. Mumfashe tubaha amashyi. Niba bashobora kugira uruhare rwo kurema abana nk'aba ngaba, bivuze yuko icyo kintu kiramutse kirambye ni impamo ya Mungu. Inzu yatubana ntoya kandi dusibiye none, kuko nzi ko ibyo bintu bari bubikomeze. Impamvu rero yo kuzana uyu mukobwa mwiza mubona hano, nuhe musizi wavuze ngo nkisaba he? Nuko twateranye igisabisho abasha kukikiriza. Ariko ntago ari ibyo gusa, ni umwana w'umukobwa w'umuhanga kandi w'inkotanyi. Yagiye nta munsi n'umwe yigeze asiba hano, nta munsi n'umwe nigeze mubura. N'igihe jyewe nabaga murabizi abartiste, nubwo nawe ari we dukoresha amajoro cyane. Hari ubwo naryamaga ngiye kubyuka, nkaryama saa 10 kuko duhura saa 4, akaba yahageze nkaza mukorera mu ngata, cyangwa nsimbukiye muri ibi akahaba. Mumushimire cyane, yagize uruhare runini. Ibi byanzu mubona byose bimuhamagara nyina. Rero inyoko yacu
turakunezerewe. Aratunejeje cyane. Ntago ndi buvuge byinshi, ndasaba umwana w'umukobwa bita Niera Miriam aze hano imbere. Uyu mwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi kandi w'umurundikazi, mu muha amashyi ndababwira impamvu. Kuva twatangira kwiga nta na rimwe yigeze asiba. N'umunsi yari arwaye yaraje yicara mu ishuri arambwira ngo coach, narinje kugira ngo magere ariko ndarwaye. Ndavuga nti ngaho taha. Kubw'ibyo muyamuhara yakwiye. Ntabwo ari ishyari ku bandi bana, ahubwo ni ishyaka yagize. Siga Rwanda yamwemereye kumukorera igisigo full production audio na video. Turagushimira cyane ubwitange wagize, turagushimira cyane umutima wagize, kandi namwe muri abacu murabizi, nta namwe muzigera muduhamagara ngo mutubure. Twari twarabiganiriye yuko uzahiga abandi bitari muri ndaburanisha uturere azabishimirwa. Maze rero twebwe twajyaga tujya kurya mu mihana bamaze guteka neza, babona turangije bati akani wabo akandi wabo. Ariko ntago ndi bubivuge kuko turimo abakuru, ahubwo ndasaba kugira ngo, sinzi niba hari umuntu ufite igitekerezo wenda ntanigana ijambo. Hari igitekerezo twaza kugitanga tukabona kwinyakura. Ubwo ntacyo ndatekereza yuko bicyuzuye mwanze uko byacubangana. Maze ndasaba umukirigitananga aducurangira inanga iduherekeze natwe dutahe. Murara haryana hataryana harara umwanzi, nimubishaka ko bizagaruka muzatwandikire tuzabikora.